Reka dukomeze n'isomo ryacu rya Excel. Hano tugiye kurebera hamwe ibijyanye na clip na clip alt. Clip alt idufasha kugira picture tubona twakwinjiza muri Excel yacu bitewe n'ibyifuzo dufite. Iyo uklitse clip alt ukaza kuri go, igihe udafite aya mafoto ukaza kuri go, bahita bakwereka aya mafoto ari aha hasi. Ni ukuvuga ngo dushobora guhitamo imwe, iyo ukiyikirikaho ihitiza ikajya muri pozisiyo yifuza. Iki gihe ni nkaho twakwinjijemo ifoto, ariko iyi foto tuba tuyikuye online. Ni ukuvuga ko rero ibyo wamodifiya kuri aka gafoto tuba twinjijemo aha ngaha ni kimwe nuko twabigenzaga ku ifoto. Ndetse naho urabona yuko dufite za parti zose twari dufite muri picture. Rero nta mpamvu zo gutinda kuri clip alt. So igikurikiyeho ni ukurebera hamwe ibijyanye na shapes. Shapes nizo zidufasha kugira ayandi mashape dushushanya. Igihe ushaka kugira ibyo werekana cyangwa se ushaka kugira ibintu huza, ushobora gukoresha iyo twita shapes. Nayo ni bwabuhe uca muri alt nkuko wabibonye. Ushobora no gukoresha shortcut twinjira muri insert. Iyo ukanze alt ugakanda N uhita winjira muri insert. Iyo winjiye muri insert tab ugahita uhitamo shapes, ni ukuvuga ngo ukanda SH bahita bakwinjira muri shape. Ni kimwe nuko rwose waza ugakanda aha ngaha hanyuma ugahita ukirika kuri shapes. Reka rero duse n'abagira new Excel book cyangwa se workbook. Ushobora gukirika aha ngaha ukaza kuri new ukabona new workbook cyangwa se Excel nshyashya itarimo ikintu, cyangwa se ugakanda ugaholdinga control ugakanda N. Icyo gihe nanone duhita tubona new workbook. So reka turebere hamwe rero bwa buryo twari tubonye bwo twakwinjizamo shapes. Shapes reka mpitemo iyi parti ya rectangle. Ni ukuvuga ngo hano izi liste za shapes wemere kuzikoresha. Zikoreshwa zite? Iyo ugakiritseho with left click bahita baguhereza akantu k'umusaraba kari buze kugufasha gushushanya. Uholdinga left click ka kantu kakiyongera, hanyuma ukaza kumanura muri ubu buryo ugashushanya bitewe n'uko ubyifuza. Icyo gihe ka gashapes gahita kaza. Nitwa Paul Habumugisha. Tugiye gukomeza turebera hamwe byinshi ku bijyanye n'ibi ngibi. Excel ni isomo ryiza kandi ni isomo nkukundishije kugira ngo urimenye. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wanyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0781299663 cyangwa se ukandika kuri email yanjye habumugishapaul7z@gmail.com. Turashimira cyane Green Apple Studio ndetse na Creative Design Group idufasha kugira ngo tubashe kubagezaho aya masomo. Hanyuma ukigezamo iyi shape hano bakwereka ama option atandukanye. Ushobora guhindura uburyo ya shape imeze, tuvuge ndetse na kurera ukaba wayihindura. Hano hari icyo twita shape fill. Shape fill ni iyi kurera urimo kubona aha ngaha hasi. Ushobora rero guhindura iyo kurera bitewe n'uko wewe ubyifuza. Aha ngaha urimo kubona shape outline. Shape outline ni parti idufasha kuzengurutsaho kano gakava ureba. Aka gakava k'umweru ushobora kugahindura bitewe n'uko ubyifuza. Aha ngaha niba dufite agakava k'umweru ushobora kwifuza ko kaba umutuku. Hano rero hari shape effects. Ni ukuvuga ngo ya shape twashushanyije dushobora kuyihinduramo ama shapes runaka. Urugero dushaka kwimera nka gutya cyangwa se dushaka kwimera nka gutya bitewe n'ibyifuzo wewe ufite. Hanyuma hano hari icyo twita word art style. Iyi word art style iraza gukora neza igihe twagize ikintu twandikamo. Ubwo rero reka tugaruka aha ngaha tuvuge ngo mbaduhereze text box. Niba duhisemo text box bahita batwereka akamenyetso kari buze nkuko mubibonye, wakirika muri ya shapes tukaba dushobora kwandikamo.
twanditsemo shape. Iki gihe ya shape yacu iraza kuzamo imbere muri ka gashape picture dufite cyangwa se shape yacu y'imbere dufite. Mpamvu iyo utanze commande yo kugira ngo ugire icyo wandika, irongera ikajya muri mode yuko wagira icyo wandika. Ahangaha dufite n'icyo bita shape edit. Shape edit iguhereza puwe zose ushobora gukurura ya shape yawe igahinduka mu buryo wifuza, nk'uku nguku ubibona. Tutibagiwe yuko dufitemo na ya text dushobora kwerekana. Icyo twari tugendereye nuko bagombaga kuduha text box twandikamo. So ya magambo twanditsemo ahangaha arimo, ariko ntabwo ari mu ibara ryiza twifuza. Iki gihe dushobora kuza ahangaha muri text tukaba twayahindura. Niyo mpamvu nabanjije kubabwira ngo reka twandikemo text kugira ngo tuze kubasha kubona. Muribuka ko dufite duparti tubiri. Dufite shape nanditse hejuru, tukagira na shape nanditse hasi. Niyo mpamvu ahangaha murimo kubona shape ya mbere ngiyi, ubwo ni rya jambo, tukagira na shape ya kabiri, n'irindi jambo nanditsemo. Hanyuma reka dukomeze tureba. Ikindi nuko ahangaha ushobora kugira ibindi bintu hindura. Tuvuge shape fill cyangwa se text fill, nayo ushobora kuza ukayihindura muri ubu buryo. Ahandi ni text effect, uburyo ya text twanditsemo igaragara. Nuvuga ngo nituramuka duhinduye biraza gutuma ya shape yacu ihinduka, hanyuma igaragare neza ugereranyije nuko yagaragaraga mbere. Bitewe n'iki? Bitewe nuko twahinduye icyo bita text effect. Hari utuduparti rero ndumva atari ingenzi cyane ko ntusubiraho, kubera ko neza tumeze nka twa duparti twakoresheje igihe twinjizagamo ifoto cyangwa se turimo kwinjizamo ibindi bintu bitandukanye igihe twari turimo gukoresha kuri picture. Neza niko bimeze. Ubwo rero ahangaha nizera yuko utagifite confusion ku bijyanye na shape. Ikindi nuko ushobora kuzana aka kamenyetso, wenda ni urugero, ukagira uke. Iyo ushushanyije nk'uko nabiberetse bita bihura. Nako ushobora kugahindurira position cyangwa se ukagahindurira uburyo kagaragara. Ushobora nanone kuza ugahitamo akandi gashape wifuza muri utungutu. Tuvuge uhisemo akangaka, nugira gutya neza karahita kishushanya nk'uko kari akameze. Ibyo twakoresheje kuri shape ya mbere nta hantu bitandukaniye cyane n'ibyo turi bukoreshe kuri akangaka kugira ngo tugire icyo duhindura. Urugero, turamutse tujemo ahangaha nyine turagira icyo duhindura, turabona image imeze gutya. Turaba tugifite uburenganzira bwo kugira text twandikamo ahangaha. Ushobora kwandikamo CC. Nanone iri jambo dufite uburenganzira bwo kugira icyo turihinduraho nk'uko no ku bya mbere byagenze. Ndagushimiye wewe wafashije gukurikira rino somo. Ubutaha tuzaza dukurikizaho iyindi parti yitwa Smart Art, tunarebera hamwe uburyo wakora screenshot. Ndagushimiye.